gatanu hari umugabo wayoboraga Rayon Sports yitwa Paul Twahise muri Rwanda na mbere yaho Twahise abagenzi bakure cyane itubwira tonikejo kukwesha karacu kuko abagenda ni benshi kandi badasezeranye abaye baguteguza nta ntabwo rero tutangira nayo uko bizagira ariko turebesha amaso bitubere icyigisho tureke kwibeshya twishuka kubw'ibyo dutunze byose ahubwo twakire Yesu hafi yaho ukeneye ngo murebe nawe harimo n'izindi avantaje ntabwo bishyura ukakwitara kandi wanatsinda ukabona abantu bagiye ahubwo twakire Yesu ugenda guca kugira ngo bizagufashe cyane ndabibabwira nk'iriya nama yo gutanga prime bayitangiye kugenda na mverope iriya ngendibuka ko ari igihe wagiye n'ihabaye ntabwo kubera abagore icyabitera kubera ko hari igihe kandi muri tatu wenda bari iby'abantu bakwiye benshi bamwe bakwiringira abandi bamanama ibeshejeho ifite gushaka kuko abagenda tubabara kurya nabyo tubarusha ibyo turebesha amaso bitubere icyigisho tureke kwibeshya twishuka kubw'ibyo dutunze byose ahubwo twakire Yesu ufite ubutuzi bwose ibyo turebesha amaso bitubere icyigisho tureke kwibeshya twishuka kubw'ibyo dutunze byose ahubwo twakire Yesu ufite ubutuzi bwose ntabwo wongeye kugira uruhare ariko umutoza ari kuganira ibintu wajyanyemo Thank you.